Yes, nongeye guhereza ikaze kuri iyi YouTube channel kubwira ngo wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi. Miss Nyambo niwe mukobwa ukunzwe wa mbere no mu Rwanda mu ruhando rwa sinema. Ubyange cyangwa ubyemere nibyo koko. Ahubwo nanakubwira ngo niba nawe umwemera jya muri comment utubwire kandi unakore like. Niwe mukobwa wa mbere fashion design hano mu gihugu cy'u Rwanda wambara yatambuka bagasigara bareba inyuma. Gira ngo uyu mukobwa kwamamara kwe ntabwo ari iby'ejo nanone, cyane ko buri wese aba yifuza gusuhuzanya nawe, kwifotozanya nawe kugira ngo basi agasura ke kagaragare, ari kumwe n'uyu mukobwa w'icyamamare wigaruriwe n'umutima wa Titi Brown. Uyu musore akaba ariwe bari mu rukundo, nubwo barabavuga ngo ni prank, ariko igihe bavuga ngo ni prank nuko buryo bari bafite icyo bategura, by'umwihariko bashaka gukora filime bashaka ko yazaba iy'amateka igakundwa. Nta niko byanagenze kuko Titi Brown yinjiye mu ruganda rwa sinema kubera prank yari yakoranye na Nyambo, baza basohora filime abantu bibaza ibibaye, bose birukankira kugireba bavuga ngo burya Nyambo na Titi Brown ntabwo twari tuzi ko bakinnye filime mbere y'uko batandukana, ariko byose byari umupangu. Uyu mukobwa wambara atambuka benshi bakarangara, avuga mu mwaka w'1999, umukobwa w'imyaka 26 kuri uyu mwanya yageze muri filime cyangwa se mu ruhando rwa sinema ahujwe na Kibongi na Mutoni Asia. Kuri ubu ngubu usigaye wibera muri Amerika utakibarizwa mu Rwanda. Ikindi wamenya ni uko uyu Miss Nyambo afite YouTube channel, akaba n'umwe mu bakobwa binjiza amafaranga atubutse hano mu Rwanda, ndetse akaba yaratunze imodokari ya miliyoni 35 muri 2024 umwaka uri gutangira. Uyu mukobwa umaze kwigarurira imitima ya benshi, icyo namukubwiraho ni uko kumwibagirwa waramubonye biragoye, kwibagirwa ijwi rye wararyumvishe biragoye, cyane ko ari muri umwe mu bakinnyi ba filime hano mu Rwanda bakina filime nziza, bazi kwandika, b'abahanga, bakora cyane, bafite umutima wo gufasha, kuko yafashije benshi mu bakinnyi